ni kwisi nuko n'idini ryatugize abanyedini bese ariko tugomba gutekereza ngo se Yesu we karategura iki. Amen. Hallelujah. Nico gituma rero ngacuranga ndirimbe gato ariko nindirimba ibintu biragenda. Hallelujah. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo. Dukeneye, Imana ikeneye abanyamwuka. Imana ikeneye abanyamwuka. Abanyamwuka ikintu cyose kitari mu mwuka w'Imana si cy'Imana, n'umwanzi w'Imana. Ikintu cyose gikora kitayobowe n'umwuka w'Imana, ico cyose n'umwanzi w'Imana. Niryo jambo tugiye kuganira. Kuyobogwa n'umwuka w'Imana, kugera mu rwego uyobogwa n'umwuka w'Imana. Mu Efeso havuze ngo hari abagabo babiri Paulo yageranyije umusinzi. Iravuga ngo ubundi umusinzi ayobogwa n'inzo yamwoye. Ese niko nukuvuga ngo inzoga zamwuzuye nizo zisasi muyobo. Nizo zisasi mukoresha izo yayakora kandi mu bintu bibiri ibyo atekereza nivyo yakora. Niho muza mubonera umusinzi. Ntaza atekereza ibyo. Inzoga yanyoye nizo zimuha gutekereza. Iki ibyo akoze ni inzoga sumu. Mbese abayavuye muri nacho, abayavuye mu mubiri. Ese ni gute? Abavuye mu buzima busanzwe, abayakoreshwa n'ibindi bintu atazi. Nukuvuga ngo ni inzoga zarenzuze ubwenge bwe zitangira kumukoresha kandi abaye muzima avuye mu nzoga tiyo bikora. Azabikoreshwa n'inzoga zabaye nyinshi. Nazo zigaragarira umuntu atekereza n'ibyo akora. None Paulo aravuga ngo ahubwo muzura umwuka. Bivuga ngo muyobogwa noneho n'umwuka. Kujya umusinzi ayobogwa n'inzoga. Namwe ahubwo muzura umwuka. Muyobogwe n'umwuka. Mutekereze nk'abanyamwuka kandi mukora ibintu by'abanyamwuka. Amen. None dushamburiye muri Haleluya 20. Ubu nyine uyu mwaka 2025 n'umwaka wa ushamburize gusa. Ese mvuze gute? N'umwaka wo guhimbaza Imana. Tuzamure kandi Haleluya 20 nizo zishoboka dushobora gutekereza. Haleluya! Muzicishe Musa nuko Imana yari izi kuko yogera muri Kanani. Israeli yoramya Musa kuko ubu nyine mwari uriya yariki. Mbese nkaho mwari murangariye. Birashoboka ko Imana yovuga ngo bazovuga ngo niwe. Ijambo rya kabiri. Ese mvuze ute? Rero murohe muje kuma n'ahandi murangariye siyo hari igisubizo. Siyo mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo. Abantu bose bagenda n'Imana izikenera ko ariyo bahanga amasusa gusa iyo bigenze ukundi boshira mwese mugashira kugeza yokoresha n'abakore n'abakobwa bazokenyera murindire muzorera. Abagabo bose batazakinduka izo basa mwese izakoresha abagore n'abakobwa bakenyera bafata imbunda bahishe ubwoka amahoro bavuge ngo ni Imana.
kubera iki isi y'umwuka yarangiritse isi y'umwuka niho hantu intwari zayo zifa umuganda pana zabindi kaza kuvuga ngo uriya muntu yafu intwari zagahoyereye zose mwisi yo mu kandi umuntu watsinzwe mwisi yo mu mwuka yogambanira n'ubwoko nico gituma Imana itoba igihugu mukira abagambanyi b'Imana birashagwe gatoya keretse abantu bahindutse bagashika ngani muzane abanyiziraheli nico batusha bakaza bava ku Mana Imana ikabahanisha abaturanye noneho bagataka cyane noneho bakaja kwa Samweli dusengere tubahuye arabati nimuzane inje kubasengera bama bagira kucya nawe yamazamu kaja gusenga arabango Mana ampise beneza w'Imana gizote ngani timosho biracakoye kwizera Yesu kuyobokwa n'Umwuka siyo mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha. Imana irikunda yo mwotakaza ibintu zose kubw'inyungu gusa kugira ngo iyo yonyine siko imeze kubw'inyungu zayo gusa kandi mwaye musenga nta wusengera ubwoko adasabana n'Imana wosaba uwo wagomeye akaguhase gusa bizogera kuko Imana yatanze isezerano kubasenze siko imeze ariko kandi nta muntu ufite uburenganzira bwo kuja gusaba uwo yagomeye ubatakisaba nukuvuga ngo rero igituma mubona abantu badatera imbere mwisi yo mu mwuka ubuzima bwa Kristo ntibuhinduke imibereho ntihinduke ubuzima ntibuhinduke nukubera iki nuko abantu batari abanyamwuka abantu n'abakamere abantu barasara abakamere hariya mu Bakorinto Paulo yagize ikibazo n'Abakorinto bari bafite ibice binibu apana nk'ibizacu bari bafite ibice bine bikomeye cyane bamwe bari barigize aba Paulo division ijambo rya kabiri abandi bari babigize aba Paulo abandi bigira aba Kristo abandi bigira aba Petero ibice bine ama division kubera iki yabise ngo n'abana mu bisome kuri gatatu ngo n'abana ubundi kimenyetso cy'abana mu mwuka n'amadivision kuko abanyamwuka bose bazabahuza kandi itero rya kera aho kuva i Yerusalemu aho yabaga hose bavugaga kimwe bakabyumvikana kuko ari itorero ariko iyo abantu batari abanyamwuka ntibishoboka ko bahuza none timuza kubera iki kubera kamere niyigira division kamere ngo muyobogwa n'Umwuka wera ngo nibwo muzabasha gukora inzu Umwuka saka umuntu ayobowe n'Umwuka w'Imana azayumva Umwuka azayumvima azagendana n'Imana
kandi ikimenyetso gikomeye apana si ubusabe. Iyo baba ngo dukundane si ubusabe, gukundana ni itegeko. Murabisanga muri Yohana 13:34 ni itegeko. Yaravuze ngo nico bazabamenyeraho ko muri abigishwa baje. Ni itegeko, ntabwo ari ubusabe, ni itegeko. Abigishwa bose ba Yesu barakundana aho bava bakaje. Nubwo yo bari umushinwa, undi akaba umupfurero, undi akaba umunyendo, gusa umuka w'Imana barimo. Eragani imyuka izihuza abantu. Ntabwo ari inshusho. Twebwe se tuzaduhuza ukucane se. Kunti mwokwirwana no mudahuje umwuka. Ese mvuze gute? Ariko nyine ni kuko nyine amakuru niko. Ongera kavolume gatoya dutere haleluya mu izina rya Yesu. Ako Imana ni nziza. Duhe Imana isubire mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Barasifiwe! Imana murebe mwumva ibintu kabitatu bikomeye cyane. Ikintu cyambere cibanze umuntu agomba gutindaho akireberaho naho kwizera kwe kubatse. Umwubaka iyo agiye kubaka inzu ikomeye cyane azatinda kuri fondation hari, kandi fondation yashizweho ni Yesu, nta rundi rufatiro ruzashigwaho. Ariko biravanga umuntu wese yirinda uko arwubakaho. Amen, amen, haleluya. Urufatiro ni rumwe, urufatiro ni rumwe. Ugomba kumenya kwizera kwawe kubatse kuki, kandi urufatiro sinzu. Ese fondation sinzu sikwemeze. Inzu yitwa inzu iyo yata ese iyo yababwemo n'abantu, nubwo ico bigikanka kuko coba kose, ariko kera yababwemo n'abantu izayitwa inzu. Sikwemeze. Rero urufatiro sinzu. Kugira ngo umuntu azubaka inzu ikenewe ibintu byinshi, ariko bishinze ku rufatiro. Kandi biravuga ngo bamwe ngo barwubatseho ibikenyeri, abandi barwubatseho ivyatsi, abandi zahabu, abandi amabuye y'agaciro. Ngo umuntu wese yirinde nta mwana wo kubakira isa ntiyo kubakira umugore, umugore ntiyo kubakira umwana ku rufatiro. Gusa bo kwigisha bakakugirira inama, ariko igihe cyo kubaka umuntu wenyine ni uzumenya uko yubaka kuri urwo rufatiro. Nibyo bibazo bihari rero. Kutwese dufite umukiza umwe, ariko uko tumwubatseho ntigusa pe. Nico gituma rero umuntu agomba kwitindaho akabanza akamenya ngo se kwizera kwa ko ndakura mu mwuka, ko ndatera imbere, ko ndahinduka imba mu nzu y'Imana umunsi ku munsi, ku buzima bwanjye bwo mu mwuka bwo kumenya Imana ko tamana nayo mbona mwese. So ni kibazo gikomeye cyane. Nta munyamwuka uzuguma uko yarare ejo hashize. Kandi Paulo yaravuze ngo nubwo dusaza mu mubiri, ngo ariko ngo twebwe mu mwuka ngo duhinduka basha buri munsi. Umukristo umunyamwuka iteka ryose buri munsi agomba kubicara muri buri munsi. Bisobanura ngo ubukure basokuru na bakaka si ikimenyetso cyo kunanirwa mu mwuka. Semzofte gukura mu mubiri musaza tivigira nisano no kunanirwa mu mwuka. Ngo nubwo dusaza mu mubiri, ngo ariko twagaba mu mwuka, ngo duhora dusa basa umunsi ku munsi. None ubusaza bujane n'umwuka ntibikabe. Ese nyine mbaze ko tuba mu zikanisa cyane, ariko ntiduhindu muzi impamvu turabakamere n'idini, turabakamere turabantu bakamere. Nitwe twishana, nitwe tugwana, nitwe dutukana, nitwe tugambana, nitwe tutora mu kanya. Kubera tuba mu kanisa tugasangira ameza. Ubu ibyo ni idini, sunguka wema.
sumuka w'Imana. Imana itubabarire. Siyo mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Tutari hano 20 mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Haleluya!